tugushimiye kugira neza kwawe, urakoze kubw'ibyiza byose dukorera. Uyu mwanya duhuje umutima tuvuga ngo uhimbazwe kubw'imirimo yose wakoze, abo wahaye abana, abo wakije impanuka n'ibindi bitandukanye n'indwara zitandukanye, abo wakoreye imirimo itandukanye. Uwiteka Mana yacu, abo wavanye hamwe ugashyira ahandi, abo wahinduriye ubuzima, turavuze ngo ushimwe, icyubahiro kibi cyawe Mana. Tugiye kumva ijambo ryawe, turasabye ngo ubane natwe, uze utwigishe unyuze mu kanwa k'umugaragu wawe, mu izina rya Yesu. We n'ugiye kumusemurira Mana, aba ari wowe ubaganza, uvugire mu mitima yabo, bisohokere mu kanwa kabo, byinjire mu mitima yacu, maze biduhindure, dukore dusohoza ubushake bwawe. Ubaha amavuta y'uyu munsi, ubuntu bubashoboza uyu munsi, iby'uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umukiza wacu. Ubundi buhanga cyangwa ubundi bushobozi, not any other wisdom or any other ability, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, but it's the grace of God. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. May our heavenly Father grace us all. Reka nsabe upepera umuntu uri iburyo bwawe n'ibumoso bwawe, umubwire ngo ikaze mu nzu ya Data. Say jumbo to your left hand side, brother. Ubwo mwaramukanyije byarangiye. That's the great thing for now. Ibyo ni byo corona yadukoze. That's the reason of corona. Ariko tugomba kubibamo, nabyo ntibitukureho ubusabane bwacu. But we are to adopt that, and it doesn't remove our fellowship. Mbere yuko twinjira mu ijambo, nifuza gushimira Imana. Before I dive in the word of God, I want to first thank God. Ndaza gukoresha umwanya mutoya. I will use the very short time. Ariko nari nanze gushimira Imana bene data twakoreye ubukwe mu gihe cyacu batarahagurukana natwe ngo batwerekane imbere y'itorero. I didn't thank God before they show us with my brothers and sisters when we did the wedding in the same time. Kugira ngo bidapfa nkaho nafatiranya agatuti nkahita njyewe mfishaho ibyanjye. Not that I've taken the pulpit alone. Ariko wenda nabo nibifuza noneho gushima, bazabisaba umuntu ku giti cye abikore n'ikaze. But if they would desire to do this, they will do it alone. Nashimana yankoreye ubukwe. I thank God who did the wedding to me. Hari mu gihe gikomeye. It was in the hard days. Ariko ndashimira Imana yuko itariki twari twarashyizeho itarogowe, icyo gihe ubukwe niho bwabereye. I thank God that the day we had set it's the same day that we did the wedding on. Nibuka 2020 ijya kugera. I remember in 2020 when it was beginning. Twari dufite gahunda y'ubukwe mu kwa karindwi. We had a wedding in July. Tugeze mu kwa gatatu corona ibirarizandije. When it reached in March, that's when the beginning of corona. Dutangira uwo mwaka tugiye kurangiza twinjira muri 2021. Then we began the year like that. When we are going to end the year 2020, mbona nta herezo kandi n'ubundi umugambi tuwukomeje. Inshuti yanjye ikinyemerera yuko ari gihe tuzabana. I saw that there was no end of corona, and a friend of mine, that's my wife now, he had a plan to. Tugeze mu kwa 12 2020, when it reached in 2020, yes, December, nasenze Imana. I prayed to God. Ndayibwira Imana, ndashaka umwaka wa 2021 uw'impinduka ku buzima bwanjye. I told God I want 2021 to change the history onto me. Ubu w'impinduka yaba ari nziza yaba ari mbi, ariko mbona impinduka. I need a change, whether it's bad or good, but I need a change. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ariko Imana nubwo wayibwira gutyo, irizi neza icyo umutima wifuza.
Even though you tell God like that, but God knows exactly what is on your heart. Mu kwa mbere kugira ngo ntangire gutera izo ntambwe zo kuvuga ngo ndajya mu mpinduka nimukaho narindi njya ahandi kugira ngo binyorohereze gusevinga kuri duke nabashaga kubona. In January, when I was going to begin the plan of my wedding, it's when I moved to another place so that I begin serving. Ariko Imana kuko ari nziza kandi igira neza, kuri uwo munsi nimutseho mvuga ngo ngiye kujya gushakisha uko nsevinga duke twanjye, nibwo nakiriye telefone impamagara kujya mu kazi. But good, because He's good, the day I made that step, it's when I received the call to begin working. Mitambona yuko Imana iri mu kumaramaza kwanjye. That's when I saw a proof that God is on my side. Ako kazi kanyongerera saving, ndashimira Imana. That job added savings to me, and I thank God for it. I never applied for it. Ndetse anampamagaye nabanje kwitanga ndavuga ese Mana ikindi cyaba kigiye kunkura mu bushake bwawe. Actually, the time she called me, I thought that would remove me out of His will. Ariko kuko twari mu bihe bya corona, ubushobozi ntabwo, n'inshuti zabana nawe utazibona, ndavuga ni Imana ikintu nkeneye ni amafaranga, ngiye kugakora, ariko nihaba nta bushake bwawe burimo ntuzabura icyo utambikamo kugira ngo gapfe. Corona, because it was in Corona, life was hard, I wouldn't see friends, and I told God, if this is in your will, let it continue, but if it isn't, stop it. Imana yuko nagakoze ngakomeza nkaramya Imana nkumva umwuka ndacyakonekitinga ku Mana. I thank God that I continued with the work, continue to connect with the Spirit, and I thank God. Ntabwo ari akazi kabi ko kuvuga ngo ni ukukora mu kabari cyangwa ahandi ubanza gucunga ngo ubijyemo wumva uhumurijwe n'Imana. Ni akazi gasanzwe, ariko kubera umutima wanjye numvaga nshaka kwegera Imana no kugendana n'Imana n'umuhamagaro numva ku buzima bwanjye, nabwiye Imana ni Imana, aka kazi niba utarimo ushaka icyo utambikamo kazi. It was not a bad job like that one working in the barn, no, but it was a job that, though in my heart I had a zeal of connecting to my God, I didn't want a lot of things before me. That's why I told God, if there is a problem, stop it. Nibutse rero mu kwa mbere ngiro wanjye ni mu kwa munani turakora ubukwe tariki 14. If I rush, I told my wife that in August we shall do the wedding. My wife, tutangira urwo rugendo, we began the journey. Mutumi wabo nta mafaranga ndabona, ndamubwira nigenda ubwire ababyeyi yuko twitegura kuzaza kubasura unyerekane. I sent her to go home to tell their family that I'm coming, though I didn't have money. Aragenda agezeyo arabivuga, ubwo noneho mba nishize noneho mu mwanya wo kuvuga ngo bigomba kuba. She went there, she told them the whole thing, and in me I had that vision. Kwa munani twapanze kugera kujya kwinjiramo, twagiye muri total lockdown. When it was in the beginning of August, we went in lockdown. Ukwa karindwi kurangira mu mpera za, in the end of July. Ubukwe tufite tariki 14 z'ukwa munani. We had on 14th August is when there was the wedding. Umuntu utegura ubukwe ugasanga ibyumweru bya nyuma bagukingiranye ntiwemerewe gusohoka. And to me, yamagaritse umutima cyane. To me, who was preparing the wedding, I had anxious because they had lockdown. Ariko ndashimira Imana yo, but I thank God. Tariki ebyiri z'ukwa munani ndumva aribwo batuvanye muri lockdown. 2nd August is when they removed out of lockdown, if it is not 4th. Iyo nama narayikurikiye cyane, naraye nicaye n'amatini twari turi kumwe. I would follow the whole meeting, the resolutions. I was with Martin. Ubundi mu bihe byabanje iyo bakinguraga hari ibintu bimwe babanzaga gufunga bakarekura bike bike. In the beginning they would lock things and open some. Insengero zo zabaga ari mu bizatungurirwa nyuma. In the churches there would be the last on the last
ariko natangajwe no kubona bafunguriye byose icyarimwe, insengero guterana, abantu ari bake, ubukwe gusezerana byemewe imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, bashyizeho n'abantu 10 bo gutaha ubukwe, abantu 20 10. I saw all things. They had opened the churches, even the civil wedding and churches, and they had put 20 people, 10 people to attend the Mu wedding. by'ukuri narabifuzaga torero ry'Imana. I really wanted it. Hari igihe ubwira umuntu ko washoje ubukwe akavuga ati korona yarakorohereje. There is when you tell people that I did wedding and people say that COVID helped you, Wafatiranye muri korona. that you took up within Ariko Corona. nari mbakeneye cyane But I wanted you. kubabona mutashe ubukwe I bwawe. wanted you to come in my wedding. Byarambabaje kubona ntababona. I was sad because I didn't see you. Ariko kuko ari iby'Imana yari yadufunguriye yaduhaye, nabyo byaduteye umunezero, intambwe yacu itabashije kugira ikibogamiye, tutibera imbogamizi. But because it was an opening for God to us, we never took it for granted, and we saw it as an opportunity. Tugeze ku wa 4 w'icyumweru cy'ubukwe, bucya kwa gatanu, kwa gatandatu tugakora ubukwe. When it reached on Thursday, Friday, then on Saturday, the wedding, Dutungurwa n'inkuru y'umunezero, leta ikora inama y'igitaraganya. there came a meeting that was unexpected. Iravuga iti ku 10 twongeyeho abantu. And they said on 10, we add on more people. Abantu 50. And those were 50. Ahantu hateranirwa n'abantu 30%. Where the gathering of praise, they would receive the 30%. Ariko byari byamaze gukererwa, kwipimisha, abantu bakiva muri lockdown bigoranye, tubona abantu bisumbuyeho ariko batari benshi uko twabyifuzaga, ariko nabwo dushima Imana. But it was somehow too late. There were conditions like testing, but it added more number to us. Ndashimira Imana ko yadukoreye ubukwe, uyu munsi tukaba turi umuryango. I thank God that He did the wedding to me. Now we are a family. Murakoze cyane. God bless you. Ngira ngo madamu wanjye mwamubonye, You saw my wife. Mariya wicaye hariya, She's the one seated there. yitwa Umulisa Mary. She's called Umulisa Mary. Ntabwo nagiye kure y'itorero, I never went far from the church. narebye mu rubyiruko nari nyoboye, I saw in the youth that I was leading, mbonamo umukobwa mwiza cyane. and I saw a beautiful lady like her. Azanshimire ko nawe ntamukuye muri DDC, atavuye muri DDC ngo agende, namugumishijemo. She should thank me that she was not taken away. Na Martin turi kumwe, wenda ugazavuga nawe umugeni we azamushimire Martin will say it too. He will thank ko yamuhaye kuguma muri DDC. But N'urubyiruko mutarakora ubukwe murebe muri DDC, nimujye kure. and to those youth that are part of the church, you should be around. Kubaka umuryango umenyeranye, tuziranye, ni byiza cyane. Let us build a family that is used to each other. Ntabwo ari itegeko ry'itorero, It's not a command of the church. ni ubusabe bwanjye kuko nabonye ari byiza cyane gushakana n'umuntu muziranye, muhuje n'icyerekezo, mukuramya no kubaha Imana. It's my request of having a person that you have a same vision. Reka dusenge Imana. Let us pray. Data ukiranuka kandi wera, Father who is right and holy, biragoye kuvuga imirimo yawe mu mwanya muto duhabwa tubona, it's hard to describe the whole works of you in the small time we have. ariko n'agake tuvuze mwami kerekana gutangaza. But the small we have said shows your amazingness. Tugushimiye yuko wongeye kuduteranya nk'itorero rya Divine Destiny Church. We thank you that you have given us a gathering again as Divine Destiny. Tugushimiye yuko urimo kongera guhembura ibihe byacu byo gusabana nawe. God, we thank you that you are awakening up the moment of worshiping you. Tugushimiye yuko twongeye kubonana n'ababyeyi bacu n'urungano rwacu n'abana bato. God, we thank you that we are again meeting with our parents
youth and friends and teenagers. gushimiye yuko wongeye kuduha irindi tangiriro kuko uri Imana igena ibihe. God, we thank you that you have given us another beginning because you command days and future. Data nyinguye umutima wanjye I kugira ngo open wicishe my n'ijambo heart so ryawe. that you pass your word through me. Gukomera kwawe kumenyekane muri bene data, Let your mightiness be known within the brethren. kumenyekane hagati muri twe. May you be known in our buri midst. mutima ugira icyo ufata ku gukomera kwawe. Let every heart receive something. Ijuru ryohereze ijambo kuri buri mutima. Let the heaven send the word to each heart. Reka mwuka wawe wera aganze kandi agendagende hose. May your Holy Spirit take over and move around. Murakoze mwuka wera. Thank you, Holy Spirit. Murakoze Data. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome, Let us read the word of God. reka twinjire dusome muri Zaburi ya 93. Let us read in Psalm 39, 33. Mwihangane ntabwo uyu munsi twabashije kwandika inyigisho ku dupapuro nk'uko bisanzwe, Never made the summary outline, ariko ndizingira yuko ibyo tugiye kwiga tutari bubure icyo dutahana mu mitima yacu. but I trust in my heart that what we are going to learn, we shall take it on to heart. Ndizera yuko twahageze, reka dusome. I believe that you have reached there. Let us read. Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye, yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye, ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera. Wowe uhoraho, wahereye kera kose. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru. Inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo. Inzuzi zitera hejuru guhōrera kwazo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru, abirusha imbaraga. Ibyo wahamije nibyo kwiringirwa cyane. Uwiteka, kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe. Praise you. Imana yacu irakomeye. Our God is mighty. Imana yacu yambaye icyubahiro. Our God is dressed with strength. Imana yacu itandukanye n'ibyindi byiswe Imana. Our God is different to any other what is called God. Suko ariyo Mana yahoze iri mu gihugu cyacu. It's not because that it's our God, it's the God that was in our country. Twayigishijwe n'abatumwe mu mahanga atandukanye. That God that we are taught by missionaries. Ariko abayigezeho bagasogongera ineza yayo, bagasogongera ubuntu bwayo, twamenye yuko ari Imana ikomeye ihambaye. But to those that reached on to him and tested how goodness to him, have known that he's God. Hallelujah. 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 Uyu ni umwanditsi wa Zaburi, aravuga ngo Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. This is the writer of Psalms. He says that the Lord reigned and he is dressed with majesty. Kandi Uwiteka arambaye, akenyeye imbaraga, akenyeye ubutware. And he continues saying that he is armed with strength. Hallelujah. 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 Imana yacu irakomeye kandi ikenyeye ubutware. Our God is mighty and he is armed with strength. Imana dupfukamira tukaramya, Imana turirimbira, Imana twiyambaza, igaragara ko ari inyembaraga kandi ikenyeye ubutware n'icyubahiro. This God that we kneel down before, he has proved that he is strength. Ibigaragaza gukomera kwayo, uyu mugabo agiye kubivuga. To what shows that he is mighty, the writer is going to show it to us. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. 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 Icyambere aravuga ngo isi irakomeye, irashikamye, ntabwo inyeganyega. The first thing he says that the world is established and firm and secure. Muzi ahantu isi iri. Where you know where the world is seated. Isi ntabwo iteretse ku butaka. The world is not seated on the ground. Isi nta nkingi ifite ziyisigasiye. The world does not have the pillars that stand. Isi iri mu ruhererekane rw'imibumbe izenguruka mu kirere. The world, the earth is in the
galaxy where it is moving around with other planets. isi iri mu kirere kirimo inyenyeri nyinshi, iri mu kirere kirimo ukwezi, iri mu kirere kirimo izuba, iri mu kirere kirimo indi mibumbe, iri mu kirere kirimo ibibuye bizenguruka mu kirere ahantu hose. The earth is in the galaxy where there are very many other planets there and other stones that are around it. biriya bintu tujya dukunda kubona nijoro byitwa twita kibona umwe, Those things that we call that it is seen by one person. amen, Hallelujah. yesu ashimwe. Praise Jesus. biriya bintu Those things, ni ibibuye binini biba byirukanka ku muvuduko mwinshi ku buryo uwo muvuduko uzana n'urumuri. they are big stones that they are very moving on the fast speed that within its speed you see the light. umuvuduko wabyo utuma inyuma habyo hasigara umuriro, Its speed makes it leave the fire behind it. ariko ibyo bibuye uko byuzuye mu isi binyura ku isi cyangwa binyura mu birere byabyo, isi igasigara ihamye, buri kintu cyose kikaguma mu mwanya wacyo. So with this speed they move around it and the earth remains in its position. uyu mugabo iyo avuga ngo isi irashikamye irakomeye, yabonye gutangaza kw'Imana uburyo isi ihagaze hagati muri ibyo bintu, ariko tukaba tuyibayeho imyaka n'imyaka. When the writer says that the world is established firm and secure and we're still living in it, iri mu kirere nayo iragenda izenguruka izuba, it is within the air moving and moving around ariko the sun. ntabwo iyo binzira ngo ikubita undi mubumbe cyangwa izisatira izuba, It doesn't knock any other planet, it doesn't knock anything. nta nubwo ibiyigose nabyo biyoba inzira ngo bize biyikubite. And the surrounding does not knock it too. Hallelujah. 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 uku niko uyu mwanditsi avuga ngo Uwiteka urakomeye, wambaye icyubahiro, ukenyeye imbaraga. That's why the writer says that the Lord God is mighty and armed with strength. umurongo wa kabiri aravuga ngo intebe yawe yakomeye uhereye kera. On verse 2, it says that your throne was established long ago. Wowe uhoraho wahereye kera kose. You are from all eternity. Icyongereza kirabivuga neza. The English version is Wowe uhoraho, you who are mighty, ntabwo ugira itangiriro, you don't have the beginning. uri uwo. Mu cyongereza, mu gifaransa nako hari ibimenyetso bitaga infini. In French, there is a word called infini. Infinity. Infinity. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Uri infini, You're infinity, God. ntufite itangiriro, You don't have the beginning. ntufite iherezo. You don't have an end. Ibihe ni wowe wabishyizeho, You create the times. ni wowe ugena uko bikurikirana You know the organization. kuva mu gihe kujya mu kindi, From one time to another, uko wabigeneye, you have ordered them to be. ariko wowe uri hanze yabyo, But you're out of it. urabigenga, ariko wowe nturi mu bihe. You control them and they. Wowe uri ku You're ruhande rw'ibihe, beside time. kuko nta tangiriro ugira kandi nta herezo ugira. Because you don't have the beginning and you don't have an end. Urakomeye, wowe intebe yawe yakomeye guhera kera cyane. You're mighty and your throne is mighty. Intebe y'Imana yacu yakomeye guhera kera cyane. The throne of God was established long time ago. Intebe y'Uwiteka yakomeye guhera kera. The throne of the Lord was established long time ago. Kuko Imana yacu ntabwo igira itangiriro, ntigira iherezo. Because our God doesn't have the beginning and the end. Hallelujah. 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 Nicyo cyatumye intebe yayo nayo ikomera iteka, kuko intebe yayo nayo ntigira itangiriro, ntigira iherezo. That's why it makes him or his throne be mighty, because it doesn't have the beginning and the end. Hari imyigishirize itandukanye y'abantu bagiye bigisha ku byitwa Imana, kugira ngo cyane cyane kuko umuntu yari afite icyuho cyo kugira Imana muri we, byatumye buri muryango na buri bwoko bugira icyo bwita Imana baramya. There were many teachings that people devolved teachings because people lacked God. Umuntu amaze gucumura akirukanwa mu maso y'Imana, yagiye afite icyuho cyitwa Imana cyakwiriye kuramya. When man fallen and had that rope in him,
he began to look for God. uko niko gupfa k'umuntu k'ubugingo bw'umuntu mu buryo bwo mu mwuka. That's the days of a person which we call the spiritual days. Ahari hari Imana muri Adamu, ahari hari Imana mu nyoko muntu, icyo cyuho kiraboneka kuko Imana yari imwirukanye mu mwanya basabaniragamo muri bya bihe byiza, hahana Imana yari ifite umwanya. The space in Adam where God used to stay in, it became empty after sinning, and he stayed empty. Umuntu asohoka muri Edeni ajya hanze yayo, ariko agenda afite icyuho cy'aho Imana yavuye. Then man went out of Eden with that loophole in him. Arabyara, aragwira, amahanga aravuka, arakura, abantu baba benshi. He gave birth and nations came in with that loophole. Ariko abo bantu bose bagenda bafite icyuho cyitwa Imana muri bo. And all of those people moved with that loophole without God. Kuko batabashaga gusingira Imana ngo bahure nayo bayimenye, bashakishije icyaba Imana bakwikingaho kugira ngo bagipfukamire bumve baruhuwe. Because there were no anything to connect them with God, they decided to look for something Hallelujah. that would be God. Hallelujah. Hallelujah. Uniho tubona za Dagoni zavukiye. That's where we see Dagon, where it was born from. Niho twabonye za Shera zaziye. That's where we see Shah. Niho twabonye ibigirwamana bitandukanye za Nyabingi zizamurwa zigakuzwa. That's where we see other gods, small gods like Nyabingi. Niho twabonye abacwezi bafatwa nk'ibihangange nk'Imana. That's where we see the betrayers who were God as God. Niho twabonye abatubanjirije biyambaza abarangi. That's where we see our former the people that came before us, where they used to worship Ibyo byose our byaterwa ancestors. Yes, ibyo byose byaterwaga nuko umuntu afite icyuho mu mutima we cy'icyo yakwita Imana. That was brought because there was a hole in a human being. Hallelujah. Hallelujah. Ariko Pawulo ndamukunda. But I love Paul. Abwira abanyamahanga He told the foreigner ati mwebwe kera that you, in your early times, mwari mwaratandukanijwe n'Imana rurema. you were separated with the God of the Creator. Mudafite Imana rurema. You never had a God, the Creator. Hari Imana mwari mufite. You had another God. Hari ibyari byarikomeje imbere yanyu. There are other things that were before you, Bibahindukira Imana. and they were like gods to you. Ibyo byaterwaga nuko mukeneye icyo muramya. That were there because you were lacking something to worship. Ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo, But because of the blood of Christ Jesus, ijwi ryararanguriye rihamagara bari bari kure. that the voice from far called you Ngo ribabwira iby'amahoro. and told you of peace. Ribwira n'abari hafi. And it told those that they needed. Ribabwira iby'amahoro. And it told them peace. Abari babiri, The two, Abayuda bagiriwe umugisha wo guhabwa gutoranywa kugira ngo banyuzwemo umugambi wo gucungura inyoko muntu. the Jews who were the mission of God to be the channel of redemption, N'abanyamahanga twaje nyuma Kristo amaze kuza amaze kutubonera gucungurwa. and the Gentiles who were very far from God, Imana iduhuriza hamwe, iduha amasezerano amwe, duhinduka abana b'Imana rurema. God brought us together and gave us a covenant of being the children of God. Hallelujah. 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 Ni Imana ikomeye, intebe yayo yahozeho kera. He is our God that is mighty, and his throne has been Hari ahantu established. hamwe Yeremiya yavuze. There is a part where Jeremiah says, Aravuga ati, he says ni Imana yavugiraga muri we. that it was God who was speaking through him. Ngo umuntu w'umupfapfa bikomeye cyane. That any foolish person, Ngo ni gute umuntu ajya mu ishyamba that how can a person go in a forest akabona igiti and you see a tree, akagitema you cut it, agakuraho amashami and you remove the branches, agafata zimwe mu ngiga zacyo and you get part of it, akabijyana iwe, and you take it home. kimwe akakibazamo intebe, When you make it a chair, ikindi ibindi biti akabitekesha ibyo kurya. and other pieces you use it to cook food. Hallelujah. Hallelujah. Ngo ibindi imbeho yamwica akabicana akicara agasusuruka. And when he's cold, he uses some to warm himself. Hanyuma yarangiza ngo ingiga isigaye And after a piece of it that has remained, akavuga ngo
ndashaka kuremamo Imana. And he says, I need to create God out of it. Haleluya. Hallelujah. Ngakagenda agashaka umuhanga mu bugeni, umunyabugeni, And he got to look for a craftsman. akamubwira ishusho ashaka y'Imana. And he describes the image of God that he wants. Muri ya ngiga yakuye iwe, Out of that piece he imwe had, yacanishijeho umuriro, one of it he used for indi fire. yakozemo agatebe niba ari aka kinyarwanda cyangwa akameze gasonga bugari. Another piece he used for seat. I don't know what type of seat was it. Ibindi biti yacanishije umuriro akota. And other pieces he used to warm himself. Ikindi akavuga ngo iki ndabona nta masubyo menshi gifite wakibazamo Imana. And he says to another piece like, it's good for making God out of it. Akagenda umunyabugeni akamubarizamo Imana. And the craftsman would make God out Ya of giti it. yatwaye akurura cyangwa ateruye, That piece he took when he was pulling or carrying, akagaruka yacyubashye cyane, akakishyiriho agatangira kugipfukamira. he would come honoring it and put it at home and began to worship Icyo it. ni icyuho cyitwa Imana kiri mu muntu, That was the whole of lacking God in man. gituma ashobora kureba uru rurabyo yarukunda akarugira Imana, What shows him this flower and he sees it to be God. gituma umwami ava mu nzu z'icyubahiro mamataje agiye ku rugamba akabanza kunyura ku mupfumu. What makes a king out of a lot of fat and go to see a witch man Afite ingabo nyinshi, afite intwaro nyinshi, with a lot of army and with a lot of weapons. ariko ubwoba bwo kumva atihagije But because of fear that he would feel that he's lacking, ukamujyana ahantu mu karuri mu muntu uba mu kazu k'ibyatsi, he would take him within a heart to look for that person. akamupfukamira ati ndashaka And intsinzi, he would bow to him and I need victory. nzagenda uri mu rugamba ngaruka amahoro, I need to go for a war. I would like to come back. nzagutambira nzagushimira. I will sacrifice to you. I will thank to you. Icyo ni icyuho. That is the whole. Hallelujah. Hallelujah. dushima Imana ko twabonye Imana rurema. Praise Jesus, the God and God of creation. Hari akaririmbo kamwe mu gitabo bajya baririmba, There is one song within a hymn. karavuga ngo It says, turashima Imana kuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani, none tuba twihebye. Haleluya. Hari igitero kimwe baririmba nkunda cyane, ubu baba badutapunira itabi, amajosi n'amaboko byuzuye imigi, iby'umwami Yesu yabidukuyeho kandi aduha amahoro. Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu we, Yesu tumukunde cyane. Hallelujah. hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ubu ngiye mureba Kristo yatancungura, Me who you see, if Jesus Christ didn't redeem me, ngacungure data na mama, didn't redeem my mom and dad, papa nguyu hano, my father is there. bari kuba baranyambitse imigi. Hari ibintu bazirikaga, ariko Kristo ngo iyo utabaga ugifite uwo muryango wahoranaga ubwoba. Isaha n'isaha umwana wanjye kiramukindura, Anytime you'll be worried that it will take my child. ariko But uze ko tutazambaye we are not dressed those, tubaye iki? and we don't have any problem. Hari uwaje aziba icyuho, And fill the hall. atwereka yuko kutambara imigi ntacyo bitwaye. So that the need of wearing Uwo that. nguwo intebe ye yahozeho kera, God has given the priest of nubwo God. hari ibihe abacu batamumenye, Things that they never knew him. ariko hahirwa abavutse ku ngoma ye. Praise are those that were born in his time. Noneho arakomeza He continues saying, avuga ngo Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru. Murongo wa 3, that the sea has lifted up, Lord,
inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, that the sea has lifted up their voices, umuraba ukomeye w'inyanja, that inzuzi zitera hejuru guhōrera kwazo. the seas have lifted up their pouring. Arakomeza aravuga ngo amajwi y'amazi menshi, That the mighty than the thunders umuraba ukomeye w'inyanja, of the great waters, and the mighty that of the Uwiteka sea. uri hejuru arabirusha, The Lord on high is mighty. abirusha imbaraga. Is mighty. Birashoboka ko hari ibyari bimeze nk'amazi asuma imbere ye. It is possible that there were some waters before him. Bene data b'abagabo, nubwo tusoma Zaburi zabo n'ibitabo banditse tukumva turanezerewe, ariko bari babayeho ubuzima nk'ubwacu. Brethren, if we read these psalms, these people were living a life like of ours. Rimwe na rimwe mu makuba n'ibigeragezo nibo baboneraga Zaburi bandika. Within their trials, it's where they would get the creativity of writing these psalms. Ntabwo yabyukaga ngo yumve aguwe neza, yumve ka Zaburi karaje. They will never woke up and felt writing this. Nubwo byabaga, ariko bwari ubuzima bahura nabwo. Though it was life to them, but they had a Aravuga life. ngo inzuzi ziteye hejuru, That the seas have lifted up, amajwi y'amazi menshi yarahoreye cyane. and their voices have lifted up. Ariko Imana yacu But our Lord, God, iri hejuru, He is mighty. ifite imbaraga hejuru yabyo byose. He is high and mighty. Aho ingero ziroroshye kuzibona. There are examples. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Mfite ingero eshatu zonyine. I have 3 examples. Abisiraheli bacungurwa muri Egiputa, When the Israel were redeemed out of Egypt, bageze imbere y'inyanja itukura. they came near the Red Sea. Ni inyanja nini cyane, It's a big sea. irimo urugendo rurerure cyane. There is a big way to reach on the Ntabwo ari nk'akadendezi kava hano ku gatuti kakagera hariya. It's not just a river like from this ground to Ni the inyanja ndende irimo imisozi. It's a sea with mountains. Ariko ngo bayigezeho, That when they reach before it, Uwiteka uri hejuru the Lord who is up, ngahuhisha umuyaga mwinshi, that He blew air, ategeka umuyaga urahuha, He blew wind uturuka iburasirazuba urahuha, from the west, uhera nimugoroba uhuha, from the saa evening, 2 z'ijoro urahuha, at 8, saa 3 urahuha, at 9, saa 4 urahuha. at 10. Ubwo niko Imana irimo kureba abanzi b'Abisiraheli aho bageze. That was how God was waiting for Bigeze the mu enemy. gicuku inyanja itaratandukana, When it reached in the midnight, when the sea had abanyegiputa bageze ku Bisiraheli. then the Egyptian had come near, Inkingi y'umuriro yari imbere y'Abisiraheli irahaguruka ijya inyuma yabo. that the fire which was before Imana them, ikirimo guhuha ngo umuyaga utandukanye inyanja. when God was still brewing Ya wind, nkingi y'umuriro ihagarara inyuma y'Abisiraheli, then the fire stood behind ihagarara the imbere Israel, y'Abanyegiputa. and it stand before the Gutangaza ko Egyptians. Imana yacu The mightiness of ku our God, ruhande rw'Abanyegiputa, before the ya Egyptians, nkingi y'umuriro ihinduka umwijima. the fire became a darkness to Ku them. ruhande rw'Abisiraheli, To the Israel, ya nkingi ikomeza kugurumana. it continued to be fire. Imana ikomeza irahuha. God continued to brew. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Birangije inyanja yari ndende cyane. And it reached at the time that this river that was large, Imana the sea that was large, icamo inzira. God made a way out of it. Abisiraheli babibonye When the Israelites saw this, ntibatinya ngo none byaba ari iby'akanya gato. they were never afraid that this Bareba uburebure bw'umuhanda, They saw a route. binjiramo bariruka. They passed through running. Ni Imana iri hejuru y'amazi menshi. He is the Lord that is before great waters. Ni Imana itabangamirwa n'uko amazi ari menshi. He is the God that cannot be challenged with a Ni lot Imana of water. itabangamirwa n'uko ikibazo gikomeye cyane. He is the God that cannot be challenged by Ni any Imana problem. itananizwa ngo iganye nk'uko abantu tuganya. He is a God that cannot fail. Niyo ihitamo uko iri bubigenze ku kibazo runaka. He decides to do anything Niyo before the ihitamo uko iri problem. bubikore ku nyanja. That if he decides to make what is before the sea, Byashobokaga ko yabashoboza kugenda hejuru yayo, it was possible that he would make them walk over the ariko water. ihitamo kubereka gukomera kwayo. But he decided to show them he is mighty. He made a way. Igikuta kimwe gihagarara, There was a wall there, ikindi gihagarara. and there was wall there. Hano habonekamo inzira. There was a route, Abisiraheli bariruka and Israel ran through it. bagera hafi.
and they reached over that side. ahandi bageze kuri yorodani Another is the part when they reached bagiye kugera mu gihugu cy'isezerano. when they were near the promised na land. yorodani ni umugezi munini kandi ugira amazi menshi cyane. Jordan is another river that has a lot of water. ngo bahageze mu gihe cy'isarura ariko imvura ari nyinshi cyane. That they reached there at the time of harvest and there was a lot of rain. yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. ngo amazi yayo none atakinyura ku nkombe mu nzira zayo ahubwo amena no mu mpande zayo. That the water of the river had through over the bounds of it. yarenze inkombe. It had overflow. Hallelujah. Praise Jesus. imana ikora ikindi gitangaza And hejuru y'iyo God migezi. made other miracle over it. noneho yo ntabwo yaciyemo inzira ngo ikirundo kimwe kiza ikindi kiza. Here he never made a way out of it so that there would be a part here, another part here. ahubwo yabwiye abatambyi ngo mugende mukomeze mugende. But he told the priests that continue walking. uyu munsi sindi bubanze kubaha inzira ngo muyibone, Today I'm not going to make a way, ahubwo kuko nshaka kubereka gukomera kwanjye but because I want to show you kugira ngo my munyubahe mumenye ko ntakora mu buryo bumwe. so that you may obey me and know that I mwebwe don't walk in one mwizere way. mugende. Have faith and walk. nimugera mu mazi ya yorodani, That if you reach in the water of Jordan, ntabwo ari imbere ya yorodani, it was before Jordan. ntabwo ari kugera imbere ya yorodani. It's not reach before Jordan. ibirenge byanyu nibigera mu mazi. If you reach in the waters, haleluya, hallelujah, haleluya. hallelujah, nanjye ndagira icyo nkora. I will do something. abatambyi baheka isanduku y'isezerano, The priests carried the ark of covenant barahaguruka baragenda. and they stood and walked. ngo bageze mu mazi ibirenge byabo bikandagiyemo, That after reaching in the water and stepping in it, amazi ya ruguru arahagarara, that the water of that side ayo stopped, bageze haratemba, and where they have reached it akomeza continued urugendo flowing. rwayo. It continued flowing. ayo ruguru arahagarara, That side it stopped, ayo hepfo arakomeza aratemba. and the one continued to flow. imana irababwira ati ngaho muce. And God told them, walk. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. imana ibasha kurema ikibazo m'igikuta unyuramo, God can create a problem to be a wall to pass in. cyangwa igahindura ikibazo inzira yawe yo kugera mu mugambi wayo. Or he can create the problem to be your way to reach on his imigezi will. isuma imiraba ihorera, uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Within the waves of water, God who is up is greater than them. noneho icy'agahebuzo ni inyanja ya galilaya. What is amazing is the river of Galilee, haleluya, the sea of Galilee. haleluya. Hallelujah. kristo umunsi umwe abwira abigishwa ati mugende, And one time Christ Jesus saw his disciples walk. ngiye gusenga, I'm going to pray. njye sinjyana namwe mube mugiye, I'm not going with you. ngiye ku musozi gusenga. I'm going on the mountain to pray. aragenda arasenga. He went on the mountain to pray. abigishwa bageze mu nyanja, And when the disciples reached in the hageze mu gihe sea, cy'akagoroba bumaze kwira, it was within the evening and ngo umuyaga at night. urabatungura, There came a wind. ubaturuka imbere, It was before them. urahuha urahuha urahuha, It was blowing. ubwato bugenda kurengerwa bwenda kugwa. And the boat was near to barara come ijoro over. barwana n'umuraba, And there were waves of water. barara ijoro barwana n'umuhengeri, They were fighting with the waves. baterwa hejuru bongera bamanuka. When they were jumping up and hari down, zaburi nkunda there is a psalm I love. avuga ngo amazi yabateraga hejuru When it was saying that the waters were lifted up ngakongera akabamanura, and would come down, ngo imitima yabo irashonga. but their heart would melt, haleluya. imitima yabo igeraho yumva ishonze, that their heart reached at the point of ibyiringiro melting, bigeraho birangiye. and they had no hope. iyo zaburi ikomeza ivuga ngo That psalm continues ngo saying, maze batakambira uwiteka, but then they cried to the Lord, ngabakiza mu makuba yabo, and he helped them within the midst of heaven, ngabageza ku mwaro bashakaga and kujyaho. he took them over that side. haleluya, haleluya. Praise you. abo bigishwa nabo barwana n'umuraba. These disciples fought with the waves. kristo imana yo mu ijuru, wa mwungeri twahoze tuvuga ejo bundi, This Christ who is our shepherd that we spoke last night, n'umusozi asenga ariko yari arimo kubareba. though he was on the mountain praying, he was seeing them. bigeze aho babona nta bundi butabazi busigaye, When they reached at the point without any help, n'uwatunguka muri ako kanya bamwitiranya, and if anyone would come, they would
misinterpret him. Kristo ntiyafata ubwato ngo agashe vuba vuba buha umuvuduko, Christ never got a boat and used it to reach them very fast. ahubwo umusore w'imyaka 30 arahaguruka atangira kugenda hejuru y'amazi. The 33-year-old man walked Hallelujah. over the water. Haleluya. Aturuka iyo umuraba uturuka, He came where the waves was coming from. aza atuje nta bintu byinshi. He came when you had no strength. Abandi barimo guteraganwa baraterwa hejuru baramanuka, Others were jumping up and down. ariko Kristo aza yiturije. Niba yaravuzaga n'akavugirizo simbizi. Christ came when he was without straight walking. Abigishwa babonye umuntu utungutse aza hejuru y'amazi, When the disciples saw someone walking over water, bagira ubwoba bwinshi, baravuga ngo ni dayimoni iraduteye noneho. they were afraid and thought that it was a ghost that has attacked them. Ahari bari bamaze umwanya bavuga ngo Satani yatubonye, I think at that time they were thinking that, oh, Satan has got time. twemeye gusiga Kristo none Satani aduciye urwaho. That we have decided to leave Christ Jesus, now Satan has got Kristo time. atungutse baravuga ngo noneho biracitse. And when Christ came, they were like, this is something Mu muraba hiyongeyemo na dayimoni. that within the wave there is a ghost. Tugiye kurwana intambara ebyiri. We are going to fight two Hari wars. umuraba wari utujengereje, There is a wave, none hiyongeyemo na dayimoni. and now there is a demon. Ariko Kristo aravuga ngo And Christ said to them, nimuhumure. peace, Haleluya. hallelujah, Nimuhumure. please, peace. Amahoro abe muri mwe. May peace be Imitima unto yanyu you. niruhuke. May your heart be comforted. Ntago ndi dayimoni. I'm not. Petero ndamukunda cyane. I love Peter. Ati mwigisha, niba utari dayimoni, And Peter said, if you're not a ghost, tegeka nanjye nze ku maguru. command me to walk over water too. Kristo ati ngwino. And Christ said, come. Petero abavuye mu bwato. And Peter got out of the boat. Kambabwira, Let me tell you, Petero burya ahagarariye ubuzima bwacu bwo kwisi. Peter stands for our life when we are on Umukristo this nyakuri earth. mu by'ukuri tujya duseka Petero, ariko tumeze nk'uko. Sometimes we laugh to Peter, but that's the life we live. Ni nawe Imana yavuze ko izamwubakaho itorero, And this is the same person that God said that he will build the church on. kuko yabaga uwo ari we mu gihe icyo ari cyo cyose. He would leave himself in any time. Igihe ari umunyantege nke, Kristo ntiyabihishwaga. He would live when he's weak, and Christ would Igihe know yabaga it. ari umunyembaraga, Kristo ntiyabihishwaga. When he had strength, Christ would know it. Igihe yabaga yuzuje kwizera, Kristo yarabimenyaga. When he had faith, Christ would know it. N'igihe intege zamushizemo, Kristo yarabimenyaga. And at the point that he would be weak, Jesus Ntabwo would know yajyaga it. yihisha cyangwa ngo aripfane. He wouldn't hide himself or keep the Arahaguruka word atangira in himself. kugenda nk'uko Kristo yagendaga. He began walking as Christ was walking. Amaze kwitarura ubwato ataragera no kuri Kristo, As he had walked a certain distance before he reached Christ, akuba umuntu karanga. the humanness never Sinzi failed. niba yarabonye ikirundo cy'amazi cy'umuraba cy'umuhengeri kije kimusanga. I don't know if he saw a lot of water that were coming before Bibiliya avuga ngo coming to him, arashidikanya. that he doubted. Ashidikanyije atangira kurohama. And with that doubt, he began to Indura talk. y'umuntu ati Yesu we ngwino ntabaye. Then he began shouting, Christ, come and help me. Kristo amuhereza ukuboko And Christ gave him his hand and helped him. aramubwira ati nzabana nawe kugeza ryari wowe ufite kwizera guke. That, oh, how long will I be with you, you who have little faith? Ko ndi hejuru y'imiraba, I'm above waves. nk'ibyaremwe binyubaha, The all created obey me. k'imiyaga inyubaha. The wind obey me. Nzabana nawe kugeza ryari Petero. When will I live with you, Peter? Uyu aravuga ngo amajwi menshi y'amazi yarasumye, This writer says that the voices roar, ariko Uwiteka uri hejuru abirusha ijwi, abirusha imbaraga. but the Lord on high is mighty. Amajwi y'amazi menshi yarasumye ku itorero, That the voices have roared over church, ariko Uwiteka uri hejuru ayarusha imbaraga. but the Lord who is high is mighty. Amajwi y'amazi menshi yarahushye, yarasumye mu buzima bwawe. The voices have roared over life and Ariko ndashaka over you. mubwire ngo Kristo uri hejuru ayarusha But imbaraga. I need to tell you that Christ who is on high is mighty.
n'uyu munsi ushobora kuba hari umubabaro ufite mu buzima kubw'ibyo urimo kunyuramo. You may be hurted by the life you're passing in right now. Birashoboka ko utanezerewe. It's possible that you're unhappy. Ahari wabuze uwo ukunda, Maybe you lost a wabuze friend. inshuti yawe, You lost a friend. wabuze akazi, You lost job. abandi bagiye ku ishuri, wowe wabuze minerivare. Others have gone to school. You don't have school fees. Ariko iyo miraba yose uko imeze, Over that waves that are Kristo before uri hejuru turamya the Christ who is up and whom we ayirusha worship imbaraga. is mighty. Imana twiringiye The God whom we have faith in iyirusha imbaraga. is mighty. Reka dukomere Imana yacu Let us amashyi give menshi. the Lord a hand clap. Ngiye ku murongo wa nyuma, Let me go on the last verse. aravuga ngo ibyo wahamije ni ibyo kwiringirwa. Your statutes, Lord, stand firm. Ibyo wahamije Your statutes, ni ibyo kwiringirwa. Lord, stand firm. Ibyo yahamije ku buzima bwawe The words that He has spoke unto your life ni ibyo kwiringirwa. are to be faithful. Ibyo yahamije ku muryango wawe To what He has said to your ni family ibyo kwiringirwa. is to be trusted. Ibyo yahamije ku itorero To what He has said to the ni church ibyo kwiringirwa. is to be trusted. Ibyo yahamije ku gihugu cyacu To what He said to our ni country ibyo kwiringirwa. is to be trusted. N'aho imigezi yasuma, Though the waters may thunder, n'aho intambara zategurwa, though the wars may be n'aho prepared, inama zacurwa, though there would be a lot of meetings, Uwiteka ibyo yahamije ku gihugu cyacu the Lord, what He has said about ni ibyo kwiringirwa. is to be trusted. Sinzi uko azacecekesha ayo majwi, I don't know how He will stop those sinzi voices. uburyo azakoresha kugira ngo ahagarike imigambi y'intambara, I don't know how He will stop the plans of war. sinzi uburyo azavuguruza inama zanga igihugu. I don't know how He will challenge the meetings that Ariko take place. yadusanze 94 But the war that happened in 1994, akadukura mu ivu, and He got us out of it, akadusubizamo imbaraga, and gave us strength again, akatubwira yuko tuzabera umucyo umurikira amahanga. and told us that we shall be the light of the Iryo world. jambo ntazivuguruza. He will never fail. N'aho intambara zategurwa Though there would be other meetings, zigakomera mugashya ubwoba, and strong and make us be upright, mwibuke Imana let us recall our God, iri hejuru who is up, y'ibyahagurukira kurwanya iki gihugu byo. that to anything that would stand over our country. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Amen, amen. Umugambi w'Imana The plan of God ku bantu to people ntabwo ushingiye ku muntu umwe. isn't based on one person, an individual. Yesu ashimwe cyane. Praise you. Haleluya. Hallelujah. Umugambi w'Imana ku gihugu The plan of God over a country ushingiye kuri iryo shyanga, kuko Imana yarihaye ururimi rwaryo, iriha imbago zaryo, iriha umuco waryo, kuko irizi kandi rizwi imbere yayo. is based on a nation that God created, gave it the bond, gave it a language, and gave it a culture. Hari umugabo umwe wabaga muri Amerika, There is one man who lived in America. yari umukozi w'Imana, He was a minister. arimo gusenga, When he was praying, agiye kumva yumva izina Rwanda. he had a voice saying Rwanda. Ni kera jenoside ikirangira. It was long time ago after genocide. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ashakisha ku ikarita y'isi, Then he looked on the map of ntabwo the world. igihugu yari akizi, He never knew the nation. abaza gushakisha ku ikarita. And he searched on the map. Agahugu kacu niko kari mu bitoya byo muri iyi si cyangwa muri Afurika. Our country is among the small countries Yari afite in Africa. ikarita y'isi mu biro bye, He had a map within his office. arashakisha arakabona. And he got the country. Agiye kubona, And when he saw, amaze kubona icyo gihugu, after seeing this country, akomeza atangira noneho kugisengera. he began praying, Aragisengera, prayed, aragisengera. prayed. Igihe kigeze ajya mu iyerekwa, When he reached in the time he went in the vision, abona umucyo uturutse mu ijuru, he saw the light coming out of heaven, uraza urasira muri iki gihugu, and he saw it shining within this country. hanyuma usa nk'urifurekitinze. Then after it reflected, ndabivuga gute mu kinyarwanda?
nk'ugarutse. It reflected. Muzi indorerwamo? You know a mirror. Muri iki gihe twakoresha utugarura rumuri. Kera hajyaga habaho, hari indorerwamo kera twajyaga dukoresha, nanjye ndi uwa kera. Early those days, we had mirrors that we used to use. Noneho nko ku zuba, When it would be on a sunny day, mvuze kera nkiri umwana, ntabwo ari kera ndi mukuru. when I make early days, like when I was Noneho mu rugo hadahari, when my parents wouldn't be tugafata home, tukayijyana hanze, we would get that mirror and take it out. ugapima mu rumuri rw'izuba, And you target where the sun is from, hanyuma ukerekeza indorerwamo ku gikuta, and you reflect it to the wall. rukava mu zuba Then the light would be from the sun, rukaza mu ndorerwamo, and it comes in the mirror, hanyuma indorerwamo nayo ikarwohereza ku gikuta, and the mirror would reflect it on the wall, bikatunezeza cyane. and you would be happy. Uwo mugabo nawe abona igihugu cyacu kimeze gutyo. This man saw our country like that. Umucyo w'ijuru ukimurikamo, When the light within the heaven was reflected hanyuma in nacyo it, kiba nk'indorerwamo kimurikira amahanga. and the mirror would reflect over other nations. Bene data, igihugu cyacu tugikunde kandi tukishimire, kuko Imana igifiteho umugambi mwiza. Brethren, let us love our country because God has a big plan over it. Imana yaduhaye ururimi rwacu, God gave us one language. iduha umuco wacu, He gave us one culture. iduha imbago zacu, He gave us a bond ngigamije kugira ngo tuyishake. so that we may look for Him. Ibyo tubisanga mu byakozwe n'intumwa. We see this in the Acts of Ariko Apostles. mu gitabo cy'ibyahishuwe Within the Revelation, biravuga ngo mu mahanga yose abantu baturutse mu moko yose bazaza baramya Imana. it says that people from very many nations and with different languages will come and worship Muri ayo God. mahanga menshi abanyarwanda ntituzaburizwamo. Within these many nations, Rwanda will Hari be. imibare tujya tuvuga ngo uyu burizwamo imbere y'uyu. There is a number that we say that this is collapsed over this Ariko number. n'abanyarwanda bazatunguka imbere y'Imana nk'ishyanga riturutse iwabo. But as Rwandans, we shall come before the Lord. Igihugu cy'u Rwanda gifite umwanya mu ijuru, Rwanda has a place in heaven. ariko ntabwo tuzagenda ikivunge niba abandi bizeye Kristo. We shall not go as a crowd, but to those that trust in Jesus Tuzahagararira Christ. igihugu cyacu mu ijuru. We shall represent our nation in heaven. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Praise Jesus. Ejo bundi raporo yarasohotse. Recently there was Ubundi A report. mu mutekano usesuye cyajyaga gihanganamo n'ibindi bihugu bikeya. it used to, within security, it would come within the first numbers. Na za Seychelles, When it was challenging with Seychelles, sinzi n'ikindi gihugu, byari ibihugu nka bitatu. there is another country, there were like 3 countries. Ariko ejo bundi raporo yasohotse, But in the last report, igihugu cyacu noneho kiri kuri top. our country is on top. Haleluya. Hallelujah. Nitwe dufite amahoro, igihugu gifite abantu batuje, igihugu gifite amahoro, aho abantu bagenda igihe bashakiye uko babishatse mu isi yose. We are a country with security and peace that anyone can walk at any time. Ariko ibyo ntitwabikomera Imana amashyi. Can we give a Lord a hand clap? Ibi byabarwa mu gihugu abanyarwanda kera bagiraga ipfunwe ryo kucyitirirwa. Can this happen to a people that once had a shame over a country? Izi si imbaraga zacu gusa, ahubwo harimo n'umugambi w'Imana. This is not just our strength, but there is a plan of God. Ngibyo wahamije n'ibyo kwiringirwa. That your statutes are to be trusted. Uwiteka, The Lord God, kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. that your holiness is supposed to be adorned. Hallelujah. 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 Ngo kwera gukwiriye guhora mu nzu yawe. That your holiness is supposed to be adorned forever. Hallelujah. Hallelujah. Ngo kwera kwawe kurimbishije inzu yawe iteka ryose. Your holiness is adorned forever. Hano bakoresheje ngo gukwiriye inzu yawe iteka ryose.
Hallelujah. Hallelujah. Kwera k'Uwiteka The holiness of the Lord kurimbishije inzu y'Uwiteka iteka ryose. is adorned in his house forever. Inzu y'Uwiteka hano mu isi, izi nzu cyangwa aya materaniro yacu ni nka za ambasade z'ijuru hano mu isi. These churches on this world, they're like the embassies of heaven. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Praise Kwera Jesus. kw'Imana gukwiriye mu ijuru, mu nzu yo mu ijuru. The holiness that is in heaven, Abera turi mu isi tujya tugusogongeraho hano mu isi. we test it when we are on this world, Kubera ko gukwiriye inzu y'Imana iteka ryose. because it is in his house forever. Nge nawe turi inzu z'Imana. You and me are the houses of the Iyo Lord. duteraniye hano turema inzu y'Imana ngari. If we come as a gathering, we make a Kubaho big house. k'Umwuka Wera mu buzima bwacu nicyo kimenyetso cyo kwera kw'Imana mu buzima bwacu. The existence of the Holy Spirit in us is what shows the holiness of God. Niwo murimbo w'abera hano mu isi. It's the adorning for us as people. Turimbishwa kuzura Umwuka Wera. We are adorned by the Holy Spirit. Turimbishwa kugendera mu bwiza bw'Imana. We are adorned by walking before the Lord. Turimbishwa kubaho mu kubaho We kw'Imana. are adorned by walking before the Lord. Turimbishwa gukorana n'Uwiteka. Adorned because of working with God. Ibyo bikaduhindura impumuro nziza hagati y'abarimbuka. And that makes us an aroma before the neighbors. Kuko kwera kw'Imana kuri muri twe. Because the holiness of God is unto us. Ejo bundi twasomye ijambo mu Befeso. Last time we read in Ephesians, Ni mu Befeso ati? Ni muri Tito. it's Tito, Avuga ngo Kristo yaducuncumuriyeho umwuka we. that Christ Jesus sprinkled the Holy Spirit unto us. Yacuncumuriye kubera umwuka we. He sprinkled the Holy Spirit to his people. Hari umwuka w'Imana Kristo yacuncumuriye ku buzima bwawe. There is a Holy Spirit that Christ Jesus sprinkled over your life. Ariko uwo mwuka w'Imana ubwiza bwawo uzabumenya niwegera Imana. But the gloriness of this Holy Spirit, you will know it when you come close to Him. Uzabumenya nuramya Imana. You will know it when you worship God. Uzabumenya nugambirira kuba inshuti y'Imana buri munsi. You will know it if you become a friend of Jesus Nibwo Christ. uzamenya ubwiza washyizweho n'Imana. It's when you will know the gloriness of Nibwo this. uzamenya icyubahiro ufite mu banyamahanga. It's when you will know the honor of it within Nibwo foreigners. uzamenya icyubahiro ufite muri iyi si. It's when you will know the honor within this Pawulo aravuga world. ngo dusa nk'abatamenyekana, Paul says that we are like unknown, ariko turi ibirangirire. but we are superstars. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Reka kwera kw'Imana Let the holiness of God kurimbisha umutima wawe muri uyu mugoroba. adorn your heart from now. Reka kwera kw'Imana Let the holiness of God kurimbisha ubuzima bwawe muri iki cyumweru. adorns you within this week. Reka kwera kw'Imana Let the holiness of God, gukwire mu rugo rwawe muri iki cyumweru. let it superpass in your house. Ndasaba kwera kw'Imana I ask the holiness of God kube ku buzima bwawe. to be into your life. Reka duhaguruke dusenge. Let us stand and we pray. Dusaba Imana ngo Mana reka kwera kwawe kuzure. Let us ask God that let your holiness come and fill me Reka umenyeshe kwera kwawe kuri ku buzima bwanjye. and make known your holiness that is unto me. Kuko ndi inzu yawe. Because I'm your house, Kandi kwera kwawe gukwiriye inzu yawe. and your house, your holiness is unto Reka you. numve kwera kwawe mu buzima bwanjye. Let me feel your holiness in my life. Reka numve gukiranuka kwawe mu bugingo bwanjye. Let me feel your righteousness over my Reka life. sogongere ubwiza bwo kwera kwawe. Let me taste the gloriness of your holiness. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Uzuze, 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 umwuka wera, mavuta, 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 winutembe. Mana y'ijuru, Mana ikiranuka kandi isumba byose, twongeye kugushimira kubw'uyu mugoroba. Mwami turagusaba kugira
kugira ngo wongere kutwuzuza, wuzuze itorero ryacu, wuzuze ubuzima bwacu. Bene data uri hano ukeneye gusogongera ineza yawe, ukeneye gusogongera icyubahiro cyawe, ukeneye kumva gukiranuka kwawe mu buzima bwe. Uwiteka umugenderere, umusange, umugirire neza, ukuboko kwawe kwiza kube ku buzima bwe. Mana urahambaye, naho imisozi yahaguruka, naho inyanja zazukuruka, wowe uri hejuru urazisumba kandi uzirusha imbaraga. Ibyo wahamije n'ibyo kwizera, ibyo wahamije n'ibyo kwizerwa. Uri Imana ikomeye kandi urakiranuka muri byose. Mwami tugushimiye uyu mugoroba, tugushimiye ko waduteranije, tugushimiye ko waduhuje, twongeye kugukomera amashyi menshi, tuguha icyubahiro nyir'ingabo, bwaba ubutware no gukomera bibi byawe ibihe byose. Urakoze, mu izina rya Yesu, amen, amen, amen.